ndimimbara abarwanya rutendeza cyuma inyamaswa bahigana amakengo rwagitinywa baduteye imikwe y'izirika inzovu nanabatinya batinya nkitwa umuheto wa bisangwa nkaba rutisha amahina rwibasira nambara rutinduka n'inguto y'imanzi rukira inshongo ndongoze ndekweze ubwami nkivuga imihigo rwami rya rutikanga ko ndishoza mikomeje umwami ndongo zitazimize nkomborwa ku rugamba rukominari hatera amajanja mu kumwemerere muzi umutwe akadozo rugwiro bataraje ruhatandekwe rwizibukira amacumu avo mu rugina amagare rushardahongana umuheto ku rugamba inkubira amacumu rivuze ubuhuha nkabinganika rweme ingoma rumenya rushesha ngo ingangara y'amaboko rwigemo batinya imfizi icyusa na rucyaha bigarama rutashoboka n'imitini ingamba zimesha imituku batuni rwizihira ngo abarwana nabwo baruserukana amakuza ingamba yose indura akayitabara itaradogera maze nashengurukana isheja abari mu nteko sakegama batyo n'umuhungi mwigire kure garaje kuri basa nambara mu murindo rwamo rw'ingabo nyabusa bw'impundu na shebuje meta yavumera umusaza akayikira ati cya mukombozi yatebeje umubiri amaribora itembero byombi kabasimati gatunga pete ya beautiful kubera ubwiza bw'umanya ateye abirangamerere kuyihindura izina batangira kujya bayitera rumuri ikongera ikavumera akayikiriza ati cyantara tambiriza rya nkondo nkuru na murumuna wayo frontline kamanda yanyamiga atereye umurebe umwanya waza amariza y'imetara akunda ugaterera kimwe amajugu ya mukamba ikongera ikavumera akayikiriza ati cya rubambira na murevu yatumye amahembe kurira yezi yamara munsi ni supportinga ndabure ku kigombe ntare ya rwamanga yateye itsimbarara kuzazo maze bukenzi humudari nzikuritse urugamba nk'aba tuguhaye ikaze wowe ukurikiye Wisdom TV Rwanda ahantu uherereye hariho hose ibice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali turagusoje cyane uyu munsi umunsi wa kane w'icyumweru turi mu mpera z'icyumweru cyangwa se turimo turasatira weekend twizere yuko ahantu uherereye hariho hose Imana ikurinze neza, Imana ubw'ikidutije ubuzima, bw'ikidutije ubugingo, aho turi tuba tugomba kwishima. Nawe utameze neza turizera yuko Imana iza kubigenza neza, kubera ko Imana iba ifite icyo iteganyiriza cyangwa se yageneye buri muntu wese. Njye ndi Fred kuri microphone, ndi kumwe n'umuntu hano cyangwa se n'umutumirwa wacu, tugiye guhereza ikaze kuri Wisdom TV Rwanda. Tugiye kugirana ikiganiro uyu munsi wa none ni umuntu ukora injyana gakondo, bamwe bita injyana gakondo cyangwa se bano bakora injyana z'umuziki ariko zishingiye ku muco gakondo, umuco w'abanyarwanda, ndetse si n'ibyo akora gusa. Reka tumuhereze ikaze kuri Wisdom TV atangire atwibwira. murakoze cyane Fred, ndagushimiye ko kubw'ubutumire bwawe wampaye, kandi ndetse nshimiye n'abantu baherereye mu mfuruka enye zigize igihugu badukurikiye kuri Wisdom TV Rwanda, bari mu mujyi w'igihugu ndetse no hanze y'igihugu bakurikiye Wisdom TV Rwanda. Ndabashimiye, mukomeze mudukurikire kandi nino cyane mujye muyikurikira cyane, igiye kuzajya bagezaho ibintu byiza. Aya makuru ugenda yafite. Utangiye rero uvuga yuko ufite umutumirwa ariko burya nta n'umugabo uvuga undi, uyu mugabo n'uwivuga kandi akajya n'ikivugo cyane rwose. Rero nk'uko bivuze neza uravuze uti ni umugabo ukora ibintu bigendanye n'umuco gakondo, haba ubwo ni ibyibanda ku bitaramo. Yego. Rero amazina nitwa Rwamitari Frank Muhinda, ndi umwana mutsinzi nka mwuzukuru wa Kareba Rubondora waruvumbira rwa Gatsitu wagahenze karuvuga bigwa kimenye cyabazo nyana rege Ruhinda njo nake na Muyango. Ubwo urumva yuko nageze mu Bahinda. Yego. Tukaba abishywa b'abashambo, tukuzukuruza mu Bazigaba, ubwo ni kwa Ruhinda rwa Kazigaba, aho niho twuzukuruza. Urumva umuzi wanjye ushoreye naho. Ariko nkagira n'ukundi njya nibwira abantu gitore nk'Imutara cyane rwose, twibwire kabisa. ndimimbara abarwanya rutendeza cyuma inyamaswa bahigana amakengo rwagitinywa baduteye imikwe y'izirika inzovu nanabatinya batinya nkitwa umuheto wa bisangwa nkaba rutisha amahina rwibasira nambara rutinduka n'inguto y'imanzi rukira inshongo ndongoze ndekweze ubwami nkivuga imihigo rwami rya rutikanga ko ndishoza mikomeje umwami ndongo zitazimize nkomborwa ku rugamba rukominari hatera amajanja mu kumwemerere muzi umutwe akadozo rugwiro bataraje ruhatandekwe rwizibukira amacumu avo mu rugina amagare rushardahongana umuheto ku rugamba inkubira amacumu rivuze ubuhuha nkabinganika rweme ingoma rumenya rushesha ngo ingangara y'amaboko rwigemo batinya imfizi icyusa na rucyaha bigarama rutashoboka n'imitini ingamba zimesha imituku batuni rwizihira ngo abarwana nabwo baruserukana amakuza ingamba yose indura akayitabara itaradogera maze nashengurukana isheja abari mu nteko sakegama
batyo nimuhunge mwigire kure garaje kuri wese nambara mu murindi urwamo rw'ingabo nyabusaha bw'impundu na shebuje meta nkahindera mvuga ngo nuwa rutigo mganje ubugabe ngumba ingwashegeye mu nkiki nkanaryo nagungiye kunkuka inkotanyi z'amarere mujye mbareke bakotane kunesha moto n'umudende harwe rukangira cyamba ushongo n'ubukakame ku murindi wabyumba na muhabura ubu niwe mugiye gutaramana kuri Wisdom TV Rwanda. ariko rero ibi bintu nge ndibaza ibi bintu cyangwa se iyi mpano yo kwivuga gutyo uyikomora he? Ubundi nta kabura imvano birashoboka yuko mu miryango ya hafi byaba waba utabibonamo ariko noneho mu miryango ya kure muri bya bisekuru naho zimvuga bikaba byarabaga yuko n'amakunda yafite yuko byabagaho muri basogokuruza kandi sino kuba ngo ni muri basogokuruza nkomokamo n'ubundi mu muco nyarwanda nta n'umugabo ukwiye kubaho atanagira ikivugo. Ni ngombwa se ko buri muntu wese yaba azi kwivuga? Birashoboka yuko atari ngombwa ariko ubundi byakabaye bikwiye kuranga umunyarwanda wa nyawe ku buryo kuva na kera na kare ibitaramo byahozeho. Yego, byahozeho ku ngoma ya cyami. Ku ngoma ya cyami bishobora kuba birangiye vuba aha ngaha yenda ibitaramo bya bindi byimbitse birimo bipure wa mugane w'abongereza ariko none nk'uko byahoze kuva na kera na kare abantu barahuraga bagatarama bakaganira ntabwo wajya mu gitaramo nta kivugo se kweri bakubaza ngo urinde uti ndi runaka gusa bikarangira aho ngaho biba bikwiriye yuko umuntu w'umugabo akwiye kuba afite ikivugo. None se kuki uyu munsi wa none ibyo bintu bitagikoreshwa cyangwa se bitakiboneka ahantu hose ngo wisangemo? Urugero nk'uko tubwiye uti kuva na kera na kare hose mu ngoma za ba cyami iki tuzi yuko u Rwanda ni igihugu cyabayeho mu miyoborere ya cyami. Icyo gihe byarakoreshwaga cyane ari naho mukomora cyangwa se n'abandi benshi batari wowe bakomora uwo muco cyangwa se iyo nganzo. Kubera iki uyu munsi wa none bitagikoreshwa cyane? Ni ukuvuga ngo hari mu cyongereza hari ibintu bita primitive stage hakaba n'ibyo bita modernity stage. Muri history twajyaga tubyiga ugiye kureba hanini modernity stage irasa nkaho ishaka kuzaganza primitive stage ariko nta nubwo biba bikwiriye. Hariho abantu babifata nko kuvuga ngo ni ibya kera ni iby'abasaza biriya ni iby'igiturage kuko ntabwo ari byo. Buriya gutera imbere ntabwo bikuraho umuco, gutera imbere ntabwo byagakuyeho umuco w'igihugu cyangwa se umuco w'igihugu cyacu, umuco gakondo. Twakomeza tukaguma mu ntuza mu muco wacu kandi nubwo byatubuza gutera imbere. Ariko hariho abantu babyitiranya ugasanga babifashe nk'iby'abasaza, babifashe nk'ibyahise kandi utazi yava nubwo ntabwo ajya apfa kumenya iyo ajya. Ibi ngibi tubona nk'inuza bya modernity stage nangwa se byo turimo by'iki gihe by'imico dukomora mu bazungu biriya bisa nk'umuriro w'inuza w'igishashi. Buriya umuriro w'igishashi uraka ariko ntabwo ujya ukongora kuko wakusimbuka ufata kariya ntabwo waka ngukongora umare. Rero tuba dukwiye gutera imbere tugasirimuka tugumanye n'umuco wacu. None se ikintu kigendanye no kwivuga buri muntu wese niko yavukana iyo mpano cyangwa no kwiga ni ibintu byigwa bigafatwa? Uyu munsi wa none urimo urivuga cyangwa se uraririmba bigendanye n'injyana ya gakondo. Hariho umuntu ushobora kubibona akabikunda, hariho ushobora kubibona akibaza se bikorwa bite, hariho ushobora kubibona akavuga ati se ibi byagutunga nk'akazi. Ese buri muntu wese ashobora kwisanga muri iyo njyana gakondo cyangwa muri uwo muco gakondo bitewe n'icyo agamije gukora? Ntabwo ashobora kwisangamo bitewe n'icyo akunda. Ubundi ibi bintu tubikora kubera yuko tubikunda, ntabwo tubikora mu rwego rwo kugira ngo yenda bye gusaza. Tubikora kuko tubikunda ariko noneho bikanakomeza kubungabunga umuco wacu kugira ngo we tuzaze aho basogokuruza bacu bashingura ibirenge natwe tukabihashinga ariko tubihashinga kubera ko tubikunda. Ntabwo buri muntu wese yabyisangamo. Niyo mpamvu usanga muri iki gihe urubyiruko runini rudakunze kubibarizwamo ruri mu mico ya kizungu cyane. Ntabwo twababureminga yenda biterwa n'icyo umuntu akunda ariko ubundi nta nubwo byagakwiye ko umuco wa kizungu uganza umuco gakondo w'abanyarwanda. Frank, ujya gufata umwanzuro wo kujya muri ibi bintu igitekerezo cyaturutse? Ni ukuvuga ngo
nabikubwiye kare yuko ibi ngibi ari ibintu dukora kuko dukunda. Yeah. Rero njya gufata umwanzuro wo kubigumamo Mm. ni ukubera yuko mbikunda. Yeah. Buriya iyo umuntu akora ikintu akunda agikora neza, kandi n'umuntu agikoreye nyine arabibona akabona birifitemo bifitemo akantu. N'abantu njya nkunda wabivuze ngo umuntu yabyiga, birashoboka yuko yabyiga, ariko burya umuntu ukora ibyo yize n'umuntu ukora ibimubamo biratandukanye. ntabikore nk'amarangamutima ye cyangwa se nko gushaka. Ni ukuvuga ngo iyo ubikora nk'uwabyize nyine uba warabiborotse, uritwararika ukaboroka, ukitwararika kugira ngo utaza gutana, kuko aba ari ingingo ku yindi ngingo ku yindi, hagize n'ugukoma mu nkokora bishobora kugenda. Hariho abantu nk'urugero, hariho nk'umuntu utegura nka speech, yego, ari buze guhagarara imbere y'abantu agatanga speech. Noneho ibyo yateguye yenda nka paragraph zingahe ari buze kubwira abantu, imirongo ingahe ari buze kubwira abantu, akavuga ibibanza nk'imirongo 2, iby'inyuma bikaguruka bikagenda. Uwo muntu rero agatandukana na wa muntu ufite impano yo kuba yavuga mu ruhame. Umuntu uvuga rero mu ruhame kubera ari impano ye birizana, ariko umuntu uvuga kubera yuko yanditse bamukomye mu nkokora biragira. ako wa mugani abantu bakora injyana gakondo buriya si bo bantu n'ubundi bivugira n'inka, bakora imihasango yo gusaba no gukwa mu makwe, ntibifite aho bihuriye ubundi byo Ujya guhura ko birahuye cyane ndetse 100%, kuko urumva buriya ubukwe guhera ku itangira ry'ubukwe gushyika ku musozo ni umuco gusa, ni umuco gakondo ni uba wijyana. N'ibyazamo yenda bitari mu muco gakondo bishobora kuba bike cyane kuruta ibyo mu muco gakondo, kuko niba dushobora gutangira twakira abashyitsi. Icya kabiri, niba umusaza yakiriye umusaza uhagarariye umuryango w'umusore, ntabwo ari bo bashyitsi baje badusanga, ni umuco wahoze kuva na kera na kare. Ya magambo baganira, ya misango yose ibera mu ngabo ni ibiba byibanda ku muco gusa. Mbere bya bindi uko bigenda bikurikira kuza kugera ko bari bukoshwe bagakwa, nyuma yo gukwa bakaza gutanga umugeni, nyuma y'umugeni bakaza kubivugira inka za kowe, abandi bakazakira, byose ni ibintu bibanda ku muco gusa. none se ni ukuvuga ngo n'ubundi sitiri n'ubundi iyi nganzo yawe irakenerwa cyangwa se irakoreshwa umunsi ku munsi mu makwe n'ibindi birori? Ubundi ino nganzo yo gukenerwa ko ni lazima igomba gukenerwa. Kereka ngira ngo nk'umunsi yenda ubukwe buzavaho, yenda umunsi ubukwe buzavaho, kwivugira inka nabyo bizahagarara aho ngaho, tujye tuzivuga nk'uko twahuye, nk'uko tuganire nk'imfura twivuge. Ariko noneho mu gihe ubukwe bukiriho, abasaza basaba bazahoraho n'abasabwa, abatahira bazagumaho, abafata amashusho bazahamaho, ibintu byinshi. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibaza ngo mu gihe akeneye kugutumira mu bukwe cyangwa se no mu kindi kirori cyangwa se mu nkera runaka, hari ukuntu umuryango ushobora guterana akavuga ati wenda uyu munsi tugiye kwibukiranya umuco gakondo w'igihugu cyacu, tugiye kwibukiranya ko ahahise h'ababyeyi bacu ba sogokuruza. Ni iki uyu munsi biroroshye cyangwa se birashoboka ko umuntu yagutumira rwose ukagenda ukamukorera iki? kuntumira ubutumire bwawe nabwitabira, kandi buriya umuntu atumira uwo yabonyemo ubushobozi bwo kuba yakora ibigendanye n'ubutumire bamuhaye. Byaba ibyo kuririmba indirimbo z'umuco gakondo ndetse no muri kinyarwanda, twatarama mu byivugo, twatarama, mbere ibintu bigendanye n'ibyo. Ibi bintu ubimazemo igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo ibintu nangiye kubikora kinyamwuga aho ndangirije ishuri ya gatandatu. Natangiye kubikora kinyamwuga 2019 kugeza n'uyu munsi. Ariko mbere yuko nangira kubikora kinyamwuga, twajyaga tubikora nk'abanyeshuri. Ikigo nigagaho twagera ku muryango wa RPF. So rero nyine twari abayobozi muri uwo muryango, tukajya tugira inshingano tugomba gukora nk'abayobozi,
noneho tukagira na komite y'ibigo bihuriye mu murenge wa Kanombe kuko njye nigiye mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, ariko noneho tukajya tugira n'ibikorwa bituma duhura n'abayobozi bo ku mirenge, ku turere, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ibyo ni nk'aho ari byo byankanguye, nibyo byaninyuye, nibyo byatumye numva shapu muri byo. uba shapu wiyemeza kubikora nk'akazi. Uyu munsi wa none yaba ari wowe cyangwa cyangwa ari na mugenzi wawe, ni ibintu bishobora gutunga umuntu bikamubeshaho ubuzima bwe cyane. Ibi ni ibintu birimo ubuzima, birimo ubuzima, kuko ibi bintu impamvu mvuga ngo birimo ubuzima, hari akazi dukora nk'ubu ngubu. Urugero tuvuga si ukwipfobya, kuko ni nabyo nize. Nk'inuza nk'umuntu ukora igifundi, aragikora kugira ngo abone amafaranga, ariko ako kazi rwose karamuvuna, ntabwo twavuga ngo aragakora yishimye anezerewe. Ariko noneho ibi ngibi kubera yuko aba ari impano yawe, ari inganzo ibikurimo, buriya nibyo nakubwiye ngo umuntu ukora ibintu bimurimo abikora yumva yishimye, abikora yumva ari proud, aba yumva ku buryo niyo buriya twahawe nk'umwanya wo gutarama nko mu bukwe cyangwa se kwivugira nk'inka, wenda amasaha akaba make, bakaba bagukata ingofu, bakaba bakukoma mu nkokora bati amasaha yageze, urababara bitewe n'uko aba ari inganzo birimo, aba ari inganzo ntabwo umuntu ubikora bimurimo aba atandukanye n'undi ubikora yarabyize. Ubikora yarabyize, iyo bamukomye mu nkokora avuga ati sinjye warota mbava imbere. Ariko none kubera yuko bikoreshwa n'inganzo, wumva ubabaye, wumva bataguhaye umwanya nawe wo kugaragaza ibyo ushoboye. Njyewe rero hari icyivugo ujya uvuga nkunda kandi cyerekeranye n'itahuka ry'inka. Cya kivugo ndagikunda. Kiriya kivugo cy'itahuka ry'inka, waduhaye ubusobanuro gato kuri iryo tahuka ry'inka? Ni ukuvuga ngo ntabwo nabagaho icyo gihe, ko jye navukiye mu Rwanda mvuka nyuma y'intambara, ariko ntabwo ibintu byose twiga nk'amateka nangwa se dufite nk'amateka tuba twarabibaye. Hari ibyo dusoma mu bitabo, hari ibyo tureba ku mbuga nkoranyambaga, n'ibyo tuganira n'abaturuta, noneho bakaduhereza amateka. Rero njya gufata umwanzuro wo gukora icyivugo gisobanura ukuntu inka zatashye nyuma y'intambara, nabikoreye kugira ngo abanyarwanda tujye dutaramira mu bukwe, babyumve ukuntu icyo gihe byagenze. Kandi noneho icyiza cyabyo ntabwo byibanda ku nuza ku gace k'iwacu ngo nuko navukiye Nyamiyonga kubera ariyo nzi ariyo uzi. Niho ngo jyewe mbituruka Uganda, igice cya mbere kikarangirira mu Rukari, icya kabiri kigatangirira i Bwanacyambwe kikongera kikagaruka noneho ubu muri iyi minsi nandikaga n'inyikirizo y'inka. Ubu nandikaga inyikirizo y'inka ngeze muri paragraph cyangwa se ku gika cya 14. Buriya abantu dutaramira banga ibintu bihoraho, kubabwira ibintu bavaho bakabirambira, ubisaba ngo uhore ubahinduriraho. Ubu rero maze kwandika ibice bitatu, ubu bibiri ni ibivuga itahuka ry'inka, icya gatatu ni ikivuga ku nyikirizo y'inka. Rero njya kugikora ntikinagenda kuyo buri munyarwanda wese yiyumvemo, njye mvuga ku isi iyo waba haba yishime. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none niba hariho iyo nyikirizo y'inka, ntabwo ari ibintu biri specified bivuga ngo umuntu azaza abisangaho. Ni inganzo nyine wicara ikakuzamo, ukicara ukavuga uti ngiye guhimba itahuka ry'inka, ngiye guhimba inyikirizo y'inka. Ese ubundi inyikirizo y'inka mu magambo make yabisobanuye iki? Inyikirizo y'inka, hari umuntu ushobora kumva ngo inyikirizo y'inka kibaza se inka bayikiriza bate? Ese inka niyo yikiriza? Ni umuntu uyikiriza? Iyo yabiye umuntu arikiriza? Inyikirizo y'inka ni iki? Ubundi inyikirizo y'inka, buriya inka zimera, buriya inka zifite ubwenge nk'ubw'abantu kabishwa zinabana nabo. Yego. Ni ukuvuga ngo inka iyo uteye nk'unuza nk'umubanda, iyo uteye nk'umubanda zo zirabimenya. Hari ukuntu utera inka nk'umubanda, inka zivyagiye, inka zikabyaguruka zigakurikira umuyaga ukabibona ko zishimye. Hari igihe utera umubanda inka ziriyo zikuka. Ubundi mu byiciro bitatu byo gutera umubanda biryoha, icya mbere
guterera umubanda inka zisedutse mu gitondo zihumuje. Yeah. Icya kabiri guterera umubanda inka ziriyo zikuka. Icya gatatu gutera umubanda inka ziriyo zitaha. Ibyo ni ibyiciro bitatu inka zinjoyinga nawe ukabibona ko zishimye. Ikindi kintu kigendanye n'inyikirizo y'inka, hari ukuntu inka zabaga zitashye nimugoroba, bya bindi ibi byadutse byo kukama ku manywa bitarabaho hambere, kuko nabibayemo byose mvuga ngo nabibayemo kuko nari ndiho. Inka zatunguka nko mu rugo, inka zikavumera zigatunga ngo zivumera, none ugasanga nk'inka iravumereye, yavumera nk'umusaza akayikiriza mu kivugo baba barabihimbye kuko nabyo naho tubikomora, akayikiriza mu kivugo. None yayikiriza mu kivugo inka igaceceka, yacutsa inka ikavumera, akongera akayakira akayikiriza, yacutse ibango ikongera igasubiza mbega ugasanga ni ibintu zikora zinjoyinga, ni ibintu zikora zumva biryo, mbega ukabibona ziruzanya na bene zo. Mbere y'uko dukomeza rero ndagira ngo twivugiremo ku kivugo cy'itahuka ry'inka, niyo utakirangiza cyose ariko cyangwa se ukanakirangiza ariko uduciremo gatoya kugira ngo bwumve n'iryo tahuka ry'inka n'icyo kivugo. Yego, ikivugo cy'itahuka ry'inka reka nyitangire gutya. N'imimbara barwanya rutendeza cyuma kamvuga itaha ry'inka bw'inkotanyi z'amarere bari bunama icumu ry'amujya abiri bashinze irinda akomeye ngo Munyarwanda atazahera icyanga ishyaka arwanya ryo kurutari kaba indoto ziri ubwonko bwazirose. Nindavuga imbanza mu myambi ya rugo mw'imimbara abafuzi iri ku mukondo wayo masonga asobetse ingambi ngo marume yacyuye inganje inka ziva mu bihugu byazireze niko gutaha igihugu cyaziremye nayo berana zirongera zigarura cyane ku bikombo umuco nyarwanda ukomeza kwanda mu rwatubyaye. Maze iyo nkuru zizi kwiragira isi yose hirya no hino muri Afurika, bakora ibitaramo byo kwikuritsa ubuhunzi Afurika yose birango bicika mwayaya amasi yose irakunda tuvuga imyatana z'ubwema ndetse n'ubwemarare nk'ingenzi mbatabaza. Dadiyo muhaburi habuye ishyanga Nyarwanda hirya no hino ku isi batendereza ubutitsabye n'insinzi maze imiyangi gumeta n'umuhozi rara zigimirana imihanda yose kubera uguzi bwo kurutaha inka zikora karasizwe kurutaza rutana imivumera amateka y'inkotanyi ndakunda banageranwa ku isi hose. Impororo ziyica zumva nabi zahuje ingendo inyambuka zikora akantu zipingapingana ariko zigeza nkana zitsiburana ingome maze umurindi wazo uvuza ubuhuha amanywa arakamba bituzikamba zikora karasizwe kwikuritsa ubuhunzi rutaga kungu n'agacucu byakoze icyo bitaho mapko zuba. Inyambo zipanga pya zinjirana agashenye maze umuvumba ziwuhindura ikizibu umwaro wake biyanja rukanjana ko butungutse yambukana umunezero zirisha zegama imuvumba zitereho umubanda maze uguzura zitazira tega zitana amabanga kinombe bihingana nyamenye inka zacu ndyame zirigesheha. Maze ubwo nyamenge zirayifunza ziridima zikora boda ziteza jyamu zikora akantu zisedukana amabanga kishusho n'agasinga maze kabare zihaca amatongo zunamutse barija no musana maronge bacanira zitahana imuvumera amateka y'inkotanyi arakundana geranwa ku isi hose nare yabusana nyarupfuye najyo birakunda menya ko bene Kanyarwanda baratashye bidasubirwaho. Izambukira tete na rushenyi nizambutse ku muyanjugo zigaba mu gakindo zirara rwema sharugarama naho bari kuwinyiko na rukorota kenjuro rutari mashaka nabwiye inde marugambo ubwo zirashega imena gitero zibanajorwe hame ry'inyambure banakoka sugira Rwanda bwirasagambe ingoro y'ijabira vuza imondo zivuza urwunya amasi yose batigenda Rwanda rwa Gasabo we zifore ko bukombe butisukirwa nyakutabarwa. Zambukiye ku mwaro wa Kamakondera karerano kadipu ruterana n'amushorerwa zirara zihubana n'inyamaswa ziri ishyamba ruhita rwose umurebe uratana amariza aterera kimwe amajugo umurebe wazo kuratokoreka n'amazi Rwanda kundi isubira ku mariba y'amasohoka adakama. Nyamiyonga isanzwe ruhira rwiza ruhuhwa n'umuyaga Abanyarwanda bagabanya yose kabisi nziza ifite imirambi ifite amataba ateza datembe kagira utubungo tugufi cyane tubereye amazi imvero hitutse maze rakunda ibyo bishinga rwose Rwanda ikomeza kwanda biraturenga. Cyo kagera yizunamutse rugaga bwera amatimba na rw'imiyaga kakagate n'agatebe kirebe n'akarushugama iryo shyamba ry'inkobare nkomane ziri kubanga nta gihungu umuseke utambitse museso zitembura kayange ndamana buhongora ariko sinakubwira maze kamate yose rakunda ikintu imitavu nimugoroba inyana zitashye. Zishokana ku idamu y'ibingira zikukana amabanga Nyagashanga zirisha Nyagashanga n'iguga nyinshi zitambuka isatira kizira komesi ingerekana amazira kunda zihinira farije na minagire ubwo nibwo icyaziraga cyongeye kuzirurwa inyamiga zibangikanye ibihome byazo ngo zirakunda zishirimo mu zihimbawe zihashinga amakanda utatsimburwa. Nk'igihugu zikuriye kubandura zireba naho ku maso zibyagurukana imbaduko zirisha risho nk'ibisanzwe ariko iz'umutwe ziranga zikurikira umuyaga n'ubwira zitumbikana amataba rwangingo marembo ya Kibondo mu mpinga gabiro ku bigabiro bya Mutara inyambo zihageze zikubita ipfukamira zirasasa zirabyagira zishimira Imana ko zibonye karingo Mariya yarazibyaye. Zirambagira imirambi y'Umutara n'Ubuganza zirikanda ishyamba rya Magashi na Mucucu ubwo nubwo cyambura nagakoma bayujemo ibikomba buhabwa yose maze gufunza inka zimena ishyamba rya Kageyo zibagana inyamaswa ariko singa ziranga ziraremera mbandaga rutebeza mbuga rwa mabuka. Zambukiye reka irwanya Kizinga Mihindi Hago Ihema Ntasho Manga na Cyambwe
zakana amaboko zihana inda y'abahuru zitera maremare maze kibungo zicamo nk'uwaka zitambuka zisatira mu gisera na saa kigihe akazuba kariyo karengarenga ziba zisingira igashora amayange na ngero kazirara kibugabuga zihogera nazikuritse ubuhunzi n'ingoma y'igitugu vuba buratandukana. Cecile Kayirebwa inganzi muremye mikome biramurenga himbwa mu ngingo avugaho rubambye ngo akumbuza abantu kibugabuga na ngero kavuga indaro zayo avuga imirambi myiza avuga ibiyaga byiza yihariye inkurikizi yayo ikurizamo gutoroka kugeza na bugingo n'ubu kibugabuga na ngero kahindutse inka y'abantu icyo nacyo kiregama. Maze ubwo inyambo zikaga impumuro y'urukari zikwiza imidende umudendezo ugura isaga zikandagira amayaga yose ingenda rimwe zikwiza imiringa maze umudari ziwambarira kibanda gisari yose baziha impundu zivuza urwunge mushararungugu bateguza ingoro y'ubwami mwima bazakirana urugwiro maze ubwo inyambo zirongera zamura ibendera mu rukari bwami. Impundu zivuga mu rubumba rw'inyambo zivuga mu ruhango rw'ibwami zivuga i Masaka Mibirizi zivuga i Nyarurama rwa Nyanza zivuga mu ruhango rw'ibwami zivuga i Nyarubuye rwa Mwendo zivuga urwunge Rugarama na Nyarufunza barazumva ziza zityo isanganira umugaba mwiza zizamuye ibendera mu rukari bwami Bwanacyambwe zihambara inyenyeri Nyangamutsindo zitembura Kimisagara Gikondo na Kicukiro Gasabo na Kabeza Rwinyange na Rwinyana inyambo zacu bikumba ubwo nibwo inama nkuru mu gihugu ateraniye gushakira nk'ubutaka ngo Kigali hari ibikorwa remezo na za minisiteri mu murwa mukuru w'u Rwanda icyo nacyo kive mu nzira. Igice cya mbere rero cy'inyambo ko zatashye mu Rwanda kirangirira aho ngaho hakaba n'igice cya kabiri kivuga kuri Bwanacyambwe yose. Igice cya kabiri kikavuga ngo komisiyo y'ubutaka ikirahi ikiri muri ebyiri y'ibitekerezo maze ubwo inyambo zirara Bwanacyambwe zitaramye zishimye zishunga arizo zishimira Imana aremye inkotanyi z'amarere ikaziha ubutwari bwo gutwara inganje ubugaba ingumba y'ingwashegeye mu nkeke ngo kanaryo ntabwongeye kuwumwuka maze inkotanyi z'amarere bakuna muri cumba bacungura u Rwanda ngo izini mu nzira iryo leta z'imingoma idacika ariko arenga igata ibiheka ngo bya Rwanda ikaba amateka. Bagenzi banjye wagira amahirwe yo kureba igitaramo cy'inyambo yisobetse ingamba zahuje inganira iyo ngamba kwiremura zaka izazo ngo ziruhuke n'urwo rugamba nawe aheruka kubera ibyishimo zamusamiye hejuru zimutwara mu rukondo hato kumwicana ubugingo ariko Imana yo mu ijuru mukingi kibabera muhonora ayo makuru mbabwira amenyaga niwe nyakesha. Impimbara barwanya umushirabwoba ndiyo mbabwira iteka muvuga imyaka itanazuguyemo ko atinyutse akemara aragahangara inyambo zinikije igitaramo cyo kwikuritsa ubuhunzi haza amagara muve mbabwira kandi inyambo zakora Bwanacyambwe rorotokorekana bigeze ngo bituge kamba. Nizaraye zihogerana amapfizi y'ubukombe ari ahigimera n'imbyeyi zihamagara inzazi incamutwe ziro zivumera maze ubwo imisozi yokesheje Kigali irateteba amajya mujyi batungurwa n'igitenya mbwa igitengo kirabatakira bazonga kirabanera bazinga ijyo baduhunge batukunya ngo tuvumye n'iyakarabyo ugatwambitse umwambaro w'ubuhunzi batewe ari byo abantu batagira ubwo batekanye bakira aho bari muri ibyo nibwo leta ibahumurije iti muhumure mushira ubwoba bene u Rwanda icyo ni igitaramo cy'inyambo ziro zirikuritsa ubuhunzi n'ingoma y'igitugu bati muziveho ziryohera n'ingoma y'umwehubwe bene Imana muzifashe gushimira Imana hanze u Rwanda ukariha inkotanyi z'amarere zikarubunduranya kutabarwa. Ihumure ribatakirira basagare basagangetse mama burya bwose n'inyambo zijya zitarama zigahuza imigemo nk'intore nayo makuru burya bwose se ni mwarimu yafite bati harahiye koko nini muhumure mushira urwa mushira umwaga bene u Rwanda mwihatwika izo ni inyambo mushirimo mu muzihi impundu muzakirana urugwiro zibatetesha amata batembe mu kanwa muto n'imitima mususuruke umubiri n'umushira umujinya mujye muzivugisha amatama yombi bashuti banjye. Maze ubwo abari n'abategarugori baziha impundu zivuza urwanaga abasore mama abagabo bikwere n'amasonga barazihimba nanjye imimbara barwanya mbibonye ubwuzu buranaha maze ndakunda ubwo ndazihimba nzihimba n'ingoga nyinshi nafite umwiryo umwuzukuru akareba nzamura ibendera ry'ubutahiro wamutsinze Paul ariko se ndanga ndakimenyesha. Ubwo nibwo inganzo yanganje indemye mikomi iyo nkuru nziza nyinota ahantu ngo nzayiganira imfura zateranye mbabwira uko inyambo zasedutse umutarango zirambagira imirambi mito zisigacu abahungu bayitera amariba n'amato baruhira urutugu rutongana n'urugeye ibikome byazo ugabitera rutungana gasaba maze irakunde komeza kwera ibisabo nyakutabarwa. Inyambo zirarana igitero cyo gutaya Rwanda yose zire zishimira Imana izikwishyanga ikaziha igihugu ariyo gakondo ingoma zibyara nanjye zirebye umuteto zikwije mu gihugu ndanezerwa ndibora umutima kidogo menya ko ubuke bwawe zahoranaga ari ukubera ko amashyari cyangwa katagwira mvuga nishimwe ndanguruye imana icyubahiro duha igihugu na leta y'ingoma y'umbigemura nyisingiza ubudasiba. Maze ubwo ngira ngo niho igitekerezo cyo ngira ngo niho Visit Rwanda ya Jambo Visit Rwanda ryavuye ngiryo ihuriro nka rimwe ry'abera b'Imana ngo zirahura zihamye intero maze uginega hama burundu bene nka Kabeza na Rubirizi bagira ngo ninzove y'agasagara ihinduye inyambo zunamutse busanze iratega zishokana Nyarugunga 19 kanje kagabanya Masaka na Kanombe zikubukana mirambi ya Bambi no ku Musamba ariko sinka ziranga ziraremera maze abasaza abwira abahungu bati muhagara hagati y'amapfizi atarwana muzireke zirishe Butomasi no Kigali ziyitarange inyambo zipambana n'ubuyonje ariko se Nyandungu zirisha n'ingoga nyinshi ariko akabanda kumugora karankara zigonda ziratega zitahana imasoro kwa masasu umusozi Imana yihereye mu gishiki wiremera. Visit Rwanda zayikomereje mu bwiza bwa Gasogi gasozi keza ka Rusororo mujya mwumva imitave yahitsa na Teprando Murinyana z'incuke n'amariza zihakina syndicate nk'urungano musororo moja kubera ubwuzu n'amatsika majigija niyahatinda tambuka satira kabwa na Ruhanga amasasingira amashoka ziratega zishokana rugende gashanga gabanya Ruhanga no ku Muyombo.
zakukanye ku muyumbu zishaka itaka zigwirira amarembo na rugarama zirayifunza ziridima zikora boda ziteza jyamu zikora akantu ariko inka zamenyere kurisha ishyamba isa nk'intore ziratebuka zigira uburyo n'ingoga nyinshi burya n'izijana zipima ikirere zino nka bayinocyura nyagasambu n'izaharaye zirara mu kabuga kamusha ziriho ziganira zijya inama zungurana ibitekerezo bikugwiza ubunyabwa mu rwa Gasabo ninyabonekaga mwarapfiriwe kutari ibyaguruka ry'inyambo zikwije moto n'imidende zitashya umutara n'ubuganza zisezera ibwana cyangwa imaze abagore amariza abatoza ibyansi n'ibirere bisaba byabica inkondo kare iyo pati izakira mutara kureka bafite inganzo umwanya nibo babyumva ko impundu bakira izo mbyeyi ziriwe zirangira igihugu cyose abatabizi bati mutabera ni muruza n'igikubaga biracitse n'abatazi ko ari impundu bakirije inyambo mutara n'ubuganza bwa mutara ubwo icyo ni igice cya kabiri naho ngaho kirangirira. Frank bino bintu bigutwara igihe kingana iki kugira ngo ujye kubifata cyangwa se wicare ubyandike? bitwara igihe kinini cyane kuko ibyo bintu ndimo kwandika si ibintu usoma mu gitabo. Si ibintu hariho abantu bavuga amazina y'inka bakavuga amazina y'inka yo basomye mu bitabo bya Alex Kagame yanditse, ariko gihe ibi ngibi ndimo kuvuga n'igihe wabyiyandikiye n'ibyawe wihimbira yabyanditse nko mbikomora ku mateka nyine y'igihugu cyacu cyaciyemo, mbikomora no ku mateka yacu yahahise nyine y'ukuntu ibintu byabaga bimeze. Ndicara ndabyandika nandika ibice bibiri, ubu ngubu igice cyo nari ndimo kwandika ni ikinyikirizo y'inka. Ni ikinyikirizo y'inka ubu ngubu nicyo ndimo kwandika, nari nshyitse ku gika cya 14 umurongo wa 14. uyu munsi wa none n'izihe mbogamizi ujya uhura nazo muri kano kazi, yaba ari nko kubikora nk'akazi, yaba ari kuri side yo kubyandika cyangwa iki, n'izihe mbogamizi ukunda guhura nazo? Kubyandika byose nta mbogamizi wahura nazo kubera yuko aba ari uba wiyandikira ibyo urimo wowe bivamo hano, si ibyo urimo gusaba umuntu, si amateka uba ujya gusaba umuntu ngo wambare ukambwira ibapana. Ahubwo wenda imbogamizi wahura nazo ushobora guhura n'imbogamizi zo mu kazi. Imbogamizi duhura nazo mu ntuza mu kazi, abantu dukora bino bintu byo mu ntuza mu bukwe, nk'ubu ngubu nziranye n'abantu benshi, noneho hari ukuntu abantu bashaka kuzana ibintu byaturaziranye muri kano kazi, akumva kubera yuko Rudasingwa ari inshuti yanjye Frank agomba kunkorera ku buntu. Umuntu akakubwira ati ngewe nta yindi ntwererano shaka uzantwerere kwivugire, uzantwerere kandi natekereze yuko ubikora nk'akazi, ufashe umwanya urandika, ufata umwanya ugahimba, ufata umwanya. Noneho ibi ngibi ndimo kwivuga kugira ngo ubone na paragraph imwe byonyine bitwara igihe, kubona ijambo ku rindi bigomba kugendana kandi bikaza bifite ikintu bigenda bihuriraho byose. Ni ibintu bigufata umwanya munini. Wenda reka twe kuvuga ngo duha agaciro igihe ahubwo bifate nk'inuza nk'akazi umuntu akora, nk'uko nawe niba ufite akazi ka leta ugakora nyine ukubahiriza izo nshingano, nabo bakubahiriza akazi ubakorera bakakwishyura. Umuntu wenda yubahiriza, ariko umuntu azana ibintu byaturaziranye muri ibi bintu wowe umbura wereye. Wenda reka tuvuge oya kumenyana n'akazi ni kimwe, ni ibintu bishobora kukugana uyu munsi wa none nkakubwira Frank bitewe n'ubushobozi bwanjye uzi mfite gutya cyangwa se ibyo nta kibazo. dushobora kuganira, ikibi ni wa wundi uza kumva yuko nyine nicyo from the beginning uzamutwerera byose nyine hariho umuntu n'itike ukayishakira. We nta makuru ufite cyokora wenda sinzi tujya dukunda guhurira ahantu hatandukanye, wenda nawe bijya bikubaho simbizi, ariko ndakubwiye ngo umuntu ashobora kwitwaza ko muziranye Imana yanjye mukaba umwana bipfa, kamubwira se wa muntu we kubiza aka kariko kazi nkora kandi noneho ikigeretse kuri ibyo ninza kugukorera ku buntu ubwo munsi wose nzirirwana nawe, hari umuntu wakamaye amafaranga mwishyura randirodi, mwishyura fagitire y'amazi, umuriro nkawugura, mwakenera ibitunga umubiri bya buri munsi mu gihe gihwanye n'ukwezi bisimburana byose mu buzima bwa Kigali tubaye. Shyira mu nyurabwenge nawe uvuge ngo niba Frank tuvuge nka package yo kwivugira inka yikorera 100,000, nibura anwereremo nka 40 cyangwa se 30, muhe 70 mu rwego rwo kugira ngo nawe azaza kuri ibintu yumva ari safe ameze neza kandi na rwa bushuti buhamewe. Ahubwo kugira ngo umuntu afate ya mbere avuga ngo Mana ushimwe yuko noneho
hari umuntu tuziranye uzi gukora bino bintu, kubera iki njya guteza imbere abandi iki sineze najya imbere guteza inshuti imbere wanjye, abandi kandi musizemo umusizi ari inshuti yanjye, ndeka aho kugira ngo njye guteza imbere abandi ari we mereza akaza nkorere, niyo wenda atankorera nk'uko akorera abandi ashyiriremo n'intwererano, ariko noneho agira ati nawe muhagaze, ahubwo dore ukuntu bikoze, umubwira nk'inuza nk'izo mbogamizi uko ibintu bikoze, ntabwo uri inshuti nziza, ibiki n'ibiki, ukanamwinyuka ukamubwira noneho wowe ashyizeho impamvu, noneho wowe ukuntu ibintu bikoze, reka dukorane dore, wenda niba nkorera abantu ku pakeji yo kwivugira inka niba ari 100,000, mereza 70,000 ndagutwereramo 30, kuko ntabwo nari nagera kuri level yo gufata 100,000 ngo mbitwerere umuntu ugewe, ndacyari mu rugendo rwo kwiyubaka. Rero umushuti wanjye niba nkorera 100,000 kuri pakeji yo kwivugira inka, mereza 70,000, erega n'abiyubatse bose hari n'abatarenza na 30. si ibyo se, na ya 70 ntabwo yaguhaye, agiye gufata 100,000 abihereze undi, kubera ko ngo wanze kumutwerera, kubikora ubuntu. Rero nyine izo ni imbogamizi tujya tugenda duhurira nazo mu bintu by'ubukwe, ariko ntabwo byakubuza gukomeza inzira watangiye, wa mugani wa yandi. bijya bishoboka yuko wakorera umuntu ubukwe ukagenda ukivuga ndetse ukanayobora n'ubukwe nka MC, kandi ubundi nkora amapakeji abiri, pakeji yo kwivugira inka igendana no kuyobora ubukwe, hakaba na pakeji yo gutarama mu bukwe, gutarama traditional, gutarama mu mbyino gakondo. uba ufite n'ababyinnyi? wewe nuza ni bande, yewe ndaririmba live performance, noneho mbafite abacuranga tukaririmbira abantu live, abo pianiste na guitariste, ucuranga gitari n'ucuranga gitari, tugataramira abantu bakizihirwa, bakahaguruka bakaza kwibyinira, bikagenda neza. Rero iyo ubishaka byose nabwo ndabikora, iyo ushaka ko nkuyoborera ubukwe nkakubera umutahira, nkazana nk'abataramira gusa, nabyo ndabikora, biterwa n'icyo ushaka. Ariko hariho umuntu ukubwira ati babonye MC, ariko kubera ko ubivuga neza ndashaka kuza ukambera umutahira, nabyo ndaza nkabigukora bitewe n'uko twumvikanye. Ntabwo ujya utekereza kugira itsinda ry'intore ribyina mu makwe cyangwa se rikora ibigendanye n'umuco gakondo? Rero biriya bintu ntabwo bijya binjyamo. Tujya twumva amatorero menshi atandukanye, inyamibwa, ndabireba, haba harimo bari ababyinnyi, kandi ugasanga harimo abivugira inka, abasohora umugeni, ntabwo ujya ubitekerezaho? Ntabwo njya mbitekereza, impamvu najya mbitekerezaho, biriya bintu bibamo stress nyinshi, ikintu yewe namaze ubu ngubu gushyiraho umutima wanjye cyose, kuyobora ubukwe, kwivugira inka no kuririmbira abantu byonyine. Ariko biriya by'inuza by'itorero, nabonye biragora. Biriya by'itorero impamvu mvuga ngo biragorana, haba harimo ibintu by'amacompetition, noneho competition ngiye mvuga mbonamo nk'ubu ngubu inyamibwa zishobora kuba zakubengutse upafominga nko mu nyerabirori, ni urugero, zikakubenguka, none wenda kubera inyamibwa zirenze ku nyerabirori zigahita zigukompora muri rya tsinda akoreragamo, zikagutwara, ubwo ugasanga nyiri rya tsinda atangiye kujya guhanga bushya, gushaka abandi bakozi atoza bushya, nyine bari stress nyinshi cyane. Anyway, cyo kora biterwa n'icyo umuntu yahisemo, nabariya babona ari byo biborohera, kimwe nuko nanjye mbona ibi ngibi ari byo binyorohera. Abadukurikiye kuri Wisdom TV, twizere ko mwaryohewe n'ikiganiro cya Frank, tubibutsa yuko umuntu uwo ari wese waba amukeneye, yaba ari ubukwe, yaba ari ukususurutsa abantu mu birori byawe wateguye, Frank arahari kugira ngo agushyigikire. Mbere y'uko tugana ku musozo, twagira ngo fate iyo gitari yawe, tuguhereza akanya gatoya, unaturirimbireho abantu kenshi bazi n'ijwi ryawe, bamwe wenda bakumva wivuga, abandi bakubona wabaye MC ariko batazi yuko n'iyo live performance ugikora. So twagira ngo rero mu minota nk'ibiri cyangwa 1 n'igice turirimbireho gatoya. Okay, kubera yuko ino nanga ntabwo ndayimenya neza, ndakora mu byo nzi nyine mu rwego rwo kugira ngo bidufashe kuryoherwa.
Yego. ubundi ngira abancurangira ibi ntabwo nari nabimenya neza ntabwo ari mu njyana gakondo gusa rero turi no mu njyana z'indirimbo zisingiza Imana ariko mu njyana gakondo naho turakora. Uradukorera ebyiri, urabanza iya gakondo nurangiza uturirimbire n'iyo y'Imana. Reka turirimbe Umudamazera. Umudamazera we baba yewe nubabaze Imana yakwemeye. Umudamazera yewe ngoro Umudamazera we babara yewe nubabaze Imana yakwemeye. Umudamazera yewe nzagukamera inshyushyu yo mu muzi yewe ng'ejo tecwa n'inyota ukababaza ingeri. Umudamazera yewe nzakogorera telefone yo muntu yewe ejo nugeramo uburage ntitujye tuvugana. Umudamazera yewe ngoro Umudamazera we babara yewe nubabaze Imana yakwiremeye. Umudamazera yewe nza kogorera intwaro ushyire ku rutugu ejo nuhorana uzomumena umutayewe. Umudamazera yewe kagira inka n'inyambo we kakweze nkanamare kagere inka n'inyambo umwiza watahiga. Umudamazera yewe ngoro Umudamazera we babara yewe nubabaze Imana yakwiremeye. Umudamazera reka turirimbe n'aka ngaka Imana. Umwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ahihewe ariko uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe arihewe ariko uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe arihewe ariko Umunyarwanda aciye umugani rero ngo akaryoshye ntigahora mu itama. ntabwo karihora. Ariko reka tugushimire dushimire kubw'igitaramo cyiza tugiranye cyangwa se uduhaye. Ni iki wabwira abari bagukurikiye mbere y'uko dusoza? Icyo nabwira abari badukurikiye nababwira bagakomeza nyine bakajya badukurikira bagakomeza bagakurikira ino channel yawe Wisdom TV Rwanda. Iryo ni izina ryayo, ibiganiro bicaho bakabisangiza abandi kugira ngo bimenyekane umuco wacu ntukazime. Ikindi nabwira abadukurikiye abifuza ko nyine tubana mu birori byabo kuko ubundi kunkoresha nkanjye muri ibyo birori ni nko kubitsa muri Ejo Heza. Turashyiraho nimero yawe. Kunkoresha nko mu birori byanyu ni nko kubitsa muri Ejo Heza. Ibintu bijyanye no kuyobora ubukwe, ibintu bijyanye no kwivugira inka
n'utuntu twanjye ntabwo ari ibintu mbamo nshakisha. ko ngo abantu bivugira inka bajya batenguha abageni cyane. Abo ngabo nyine ni ababikora kubw'indamu babikuramo gusa, ariko burya umuntu ubikora bikunda nibyo nakubwiye ngo niyo baguhagaritse umwanya ukubanye muto wumva ubabaye bitewe n'uko performance, kubera ko udatanze ibyo ufite muri ntabwo wowe. uba utanga ibyo ufite, kandi nanone hari n'ibyo baba bimiriye wakageyininze muri uwo mwanya wa performance. So rero bifuza ko twakorana nabo, twabaha inamba batubonaho, bakajya no kuri channel yanjye yitwa Impimbara Barwanyi TV, niyo icaho ibintu byo nkora bimwe na bimwe, nubwo ibyo neganya kubahereza nari nagize igihe cyo kubibaha, kuko hari project nshaka gutangira kuzacisha kuri channel yanjye. Ntabwo nari natangira kuyicishaho bitewe n'uko ino channel ntabwo yari yamenyekana neza nk'uko mbishaka. Ubwo rero nimara kumenyekana nk'uko mbyifuza, subscribers umubare runaka niyemeje numara gushyika, nibwo project yanjye nzatangira kuyicishaho, bazayibona, nzayironcinga. Ubu rero abifuza ko twakorana baduhamagara kuri nomero zigendanwa 0786 03 9146, 0786 03 9146. Iyo niyo nomero mwambonaho, tugapanga ubundi tukajya tubataramira. Nimero turanayishyira hasi kugira ngo igumeho bayirebe. Dutangire, watangiye wibwira abantu mu buryo butandukanye, sinzi no gusezera niba ugira uburyo butandukanye bwo gusezeramo abantu. gusezera gashingura cumu byo sinzi ukuntu. Hari uburyo ujya wivugamo usezera abantu? Ntabwo ibyo bibaho. Cyangwa ibyo mu muco ntabwo bibaho? Ntabwo nzi niba habaho ibyivugo bisezera abantu, ariko njyewe ntekereza ko bitabaho. Ibyivugo nyine biba mu gitaramo, abantu bakaza gucutsa nyine inuzi bango basezeranaho bajya mu byabo. Reka tugushimire Frank, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. N'ubutaha nitugutumira cyane rwose uzabikore nk'uko birenze uko wabikoze uyu munsi. Cyane nzaba nabaze n'inyikirizo y'inka. Inyikirizo y'inka yo uyige vuba vuba, cyangwa se uyishyire mu ngiro vuba vuba, kuko vuba bidatinze tuzongera duhure, ubwireho abantu inka. Uyu munsi wasaga n'umuntu uca hejuru, yego, ariko noneho ubutaha ntago tuzaza tubivuga neza. Abantu inka nzi ko ari ibintu dukora tudapapira, ko ari ibintu byacu mushiti wanjye. Hari ukuntu inka yavumeraga, ikavumera umusaza akayikiriza, yavumera umusaza akayikiriza ati cya cyamukombozi yatebeje umubiri amaribora itembero byombi ikaba smart igatunga ipeti ya beautiful kubera ubwiza bw'umanya ateye abirangamirire kuyihindura izina batangira kujya bayitera rumuri, ikongera ikavumera akayikiriza ati cya cyantaratambiliza rya nkondo nkuru na murumuna wayo frontline kamanda yanyamiga atereye murebe umwanya waza amariza y'imetara akunda ugaterera kimwe amajugu ya mukamba, ikongera ikavumera akayikiriza ati cya rubambira na murevu yatumye amahembe kurira yezi yamara munsi ni supportinga ndabure ku kigombe ntare ya Rwamanga yateye itsimbarara kuzaza umaze bukenze humudari nzikuritse urugamba nk'abatabaza. Ibindi bisigaye tuzabivuganaho ubutaha. Wakoze cyane Frank, reka tugushimire cyane, wakoze cyane. Abantu bari badukurikiye rero, bari bakurikiye Wisdom TV Rwanda, reka dusoreze ikiganiro hano. Naho ubutaha byose nigahora mwitama, ariko ushobora kwifuza gushyigikira Frank, wareba Impimbara Barwanyi TV. Impimbara Barwanyi TV. Nuko mukagenda mugakanda subscribe, share and comment. Ni umusanzu uba ukoze kuri Frank, umuteye inkunga cyangwa se ingabo mu bitugu nk'uko abanyarwanda tubivuga. Ikindi cya kabiri, waba umukeneye mu yuko akuyoborera ubukwe cyangwa se akivuga mu bukwe bwawe cyangwa se agasusuruta bitabiriye ubukwe bwawe mu njyana zacu gakondo zo umuco w'igihugu cyacu tugenderaho cyangwa se utugenga, Frank arahari kugira ngo agufashe, ndetse afite na discount utasanga ahandi hantu cyangwa se utasanga n'undi muntu. Frank azi gutarama, azi kuganira. Ubu ngubu ntabyo yavuze, ubu ntabwo yabaye open cyane, ariko ubutaha azaza ababwira ku nka mw'abantu mwe, azababwira inka, babwire imva n'imvano y'inka. Ndashaka kubabwira inka z'umukoba zireguka zidashirayo. Sawa, reka dusoze. Asante sana bro. Sawa.